shimiye Seko kubw'umwihariko. Seko yasubiyeho mu kwa gatanu, twakoze uko mu kwa 12 asubira mu kwa gatanu, ntiyaciyemo amezi 5 kubera kumva uruhuha uko gatese ari hariya wenyine araje. Ndibuka muri iyi process yo gushaka visa yarabyukaga akajya kuri ambassade akajya gutukana ti ibintu byanjye kubera iki mutasubiza umugabo wanjye kesi imaze ukwezi hano. Umva bari bamaze kumumenya, yarasigaye ahagira bakahita bamuha email atarahagera akamubwira ati interview yawe yari kwita barigeze kuduha ibitaro itariki 18 kubera kujya gutukanayo by 19 bahita bayimura bayishira itariki 13 bahita bimura na interview yashira itariki 18. Ubwo ndagushimiye ari umuntu ajya muri ko ashimira umugore wiwe, ariko ko butwari wagaragaje Imana iguha umugisha mwiza. Kagame yampamagaye uyu munsi tikado uransize unsize mu Rwanda nje nyine, numva nyine byabimbwiye ndi mucumba ngira nkutu emotion ndarira, nanirwa no kujya kumurera no bwati ngwino ndebe mu rugo mbwira amakuru kuntu byageze birananira, sinongeye no kumuhamagara nawe yese ajya mu bukwe. Ariko buri muntu hano ngiye kumuvuga namuvuga kwiwe Didier Peter, mbese bano bayobozi b'ikorari bashinze Rosine twabanaga azoza telefone ari muri kampani n'ibipfu vyiwe nimara mu marirungu nimba azakora amasaha 8 azoza ngenera isaha imwe naje yimpembe kuko zo mu marirungu igihe cyose akenera. None Kadogo Imana imuhereze umugisha. Asante cyane. Reka Kadogo avuge. Bwana sifiwe. Nasenze Imana nicaye n'abatimana ureke amarira abanza buri kuko nabanje ndarira narengize iminsi nsa nuko ifite ikintu, ariko narizano numva mbaye nkuruhuka. Ndashima Imana cyane ndasa nuhera ubuhamya mbere ko mpura n'uyu muntu, reka ariho mpera hanyuma n'ibindi ndabigeraho. Burya uko nyumva mbere yuko mpura n'uyu nguyu nari mbayeho nyine nta kibazo. Senga Imana, hari mwene data barabana hariya yitwa Fidel, ndabizi ko byenda ashobora kuba ari kubireba. Hari tugira groupe yanje nabihozagara na Merci n'uwo Fidel ayibaho. Yamwohereje turi batatu tingu umugeni none ugira gahunda amuvugisha, twese twama tubireka sinzi ukuntu tuzagenze nyuma turavugana ntara kintu ndamubwira. Noneho twari mu masengesho gihe healing, urabona hano haba bafre yo hirya gutya nje muri yanguni ku rusengero, mbwira Imana ati twari twavuganye numva n'umwana mwiza, ndavuga ati namukunze none Mana umumpe. Sinasenze nayo magambo navuze ati namukunze none umumpe. Tiyaciyemo iminsi 3 hari kuwa 4 namubwiye ari kuri anniversaire yanje, nawe Imana yari yamuganirije gana nayisenze imukoraho. Ibintu bigira gute birakunda. Aho ngaho niho hari ubuhamya bwanjye bwinshi kandi bukomeye. Ibintu byanjye byose ni ubuhamya kandi n'Imana byose yagiye bikora. Mbese muri uwo mwaka twakundaniyemo niyo twakozemo ubukwe, hacamo mbese vizibonese nta mwaka ushize tubanye n'uyu nguyu. Murumva ko ari Imana yabikoze. Ikindi turaho ndi muri iyi process yo gushaka ibyangombwa, nibwo bwa mbere hakozwe interview n'umugore kandi atari hano. Jenta interview nakoze muri ambassade kandi murabizi n'umugabo uzi gukora interview n'uyu nguyu wayikoze. Twaragiye sinzi ukuntu byagenze mbona turinjiranye, niyo wavuze bambajije ikibazo kimwe izina rya mukecuru mama hariya, ntibigeze bambaza n'irya muzehe, bambajije irya mama gusa. Bamari kuri bambaza ati se hari ikindi gihugu nagiyemo muri passport akaba harimo kashe Burundi,
aho ngaho nagize iminsi 3 Burundi ndataha nta kindi gihugu nagiyemo nigeze mbamo niyo interview nakoze gusa murumva ko ni Imana gusa yabanye nanjye kandi nari mfite ubwoba ndavuga iki nibambaza ndasubiza iki rero Imana ishimwe yaciye iyi nzira nubwo uzadusengera viza ariko iyo umuntu amaze kuyibona uzamumva se izije gute yaretse basi nkongera nkabana na bene data ariko Imana ishimwe yayitanze ikindi ndashima Imana ku bantu bose baje hano kugenda mvuga umuntu umwe byenda byangora ariko ndagenda mvuga bamwe healing twayitangiye turi bato mu 2009 twara abana bato ndibuka Paul gitangira umunsi wa mbere yatangiye gutya nagiye gusenga nari nambaye ikabutura twajyanye na muzehe papa yarabivuze muri salo aravuga ngo bafunguye urusengero ndambwira ati ntago nsiga papa arukunda akunda kujyana abantu na job ntajya siba kabiri gakurikirana nuko tujye gusenga muri Power nkurira na ba Peter na Bienvenue ndibuka icyo gihe mwungura no dusigaje bakeneye nta korari yahabaga nta healing yari ihari aratubaza ati se twara abana yari ngiyewe hari na ba Christine byene no babaga muri alarme baririmba babaza Peter na Bienvenue se muzamuririmba yahe majwi icyo gihe Peter ibintu z'Imana ntazo yabagamo bama bavuga na Bienvenue ngo bazaririmbira muri FM ntajwi bagiraga na rimwe nanjye icyo gihe sinaririmbaga mbese ndabyuka twari batoya kabisa tugenda dukura none dore Imana yatugize abagabo ndashima urugendo twagiye ducamo twese Peter n'umuvandimwe nabagiye baza nyuma twarabanye mbese nabuza ukuntu ibintu nabyegerana byose ngo mbivuge ariko shimye Imana igihe nabaye hano nubwo muri kuvuga ngo ngiye nta deni ariko numvaga hari ibindi nari mfite byinshi byo gukora kuko ari ukuntu twari dutangiye ministeri ya twari tutarafatisha neza nkuko twabyifuzaga ariko hamwe n'Imana turayisenga kugira ngo abasigaye izabashoboza ndabakunda nkunda Muswahili nkunda mbese mwese hano Imana ibaho umugisha sinshaka kurira ko ndumva ama emotion ariko Venker mwene data Imana ibaho umugisha twahuye nka kabiri aranyandikira umunsi bimeze bite uragenda ndamubwira tuze kumusezera Imana ibaho umugisha Michel president wa Kingdom twarabaye mu buzima bwose kimisange Feteri nuko yagiye ariko nabantu twabaye Robeska nuko mwabivuze tugirana udustori dusekeje je nawe ko ukuntu twagiye tubana ndibuka umunsi umwe twagiye yabaga muri compassion ya EPR aragenda umuzungu yari amwoheje faranga amwohereza 25 twari turi ku ishuri twayafashe tuvuye ku ishuri muri twiganaga Saint Philippe twari mu wa gatanu twari turagira 6e tutaranagira Saint Philippe navuye muri APAD mva muri APAD niga computer science ja Saint Philippe ngerayo ninjira mu ishuri mbona nta muntu numwe tuziranye muri section niga computer science none uyu akiga comptabilité nama mpindura kandi nari mvuye mu wa kane ngiye mu wa gatanu namaje muri comptabilité kubera ko Rubeska ariho yari tuziranye none icyo gihe tujya gufata amafaranga baramuhaye 25 yari benshi icyo gihe twari abakene bene abanga bitabaho noneho icyo gihe yaragezwe restaurant yitwa Fantastic yo mu mujyi arafata tuje muri Fantastic tuje kurya twamudutega moto ku mafaranga yiwe turagi ako twararuye ndibuka ko twaruye ibiryo dushiraho mayonnaise ku ruha ingana n'ibiryo ntizari bitandukanye tumare kurya Robeska atekereza ku mafaranga uko yagiye kuyafata ababyeyi babizi ko yagiye gufata amafaranga ndango twarenka 15 noneho aratekereza se nidutegamo nituva mu mujyi tugataka imisange duteze ndagera mu rugo mbwire gute bamuzeye ko nagiye gufata amafaranga yamubwira ati turagenda n'amaguru tuva mu mujyi yamanga gutega moto mbese story za Robeska nawe mbese twarabanye n'umuntu twabanye mu buzima bwose ndibuka na diplome zacu amanota y'amazangana ayanje nawe twakoreye mu marumu atandukanye yakoreye muri room yiwe korera mu yanjye
amanota agiye gusohoka azangana, ibyo twatsinzwe byari bimwe, ibyo twatsinze byari bimwe. Mbese hari ukuntu umwana n'umuntu ukumva yabaye nk'umwe. Noneho ikintu cyambabaje, hari ukuntu nakoze nk'ubukwe mbere yiwe, numvaga nyine abantu bose tuzakorera nk'ubukwe rimwe, numvaga ibyishimo byanjye twabisangira twese. Ariko nawe Imana yaramwubakiye mu mugore mwiza, twese dushaka abasinzira, yashatse umusinzira nshaka umusinzira. Kwa madamu wiwe uyu nguyu yabayeyo, yigeze kuba i Burundi, bakiye i Burundi, yapanze iwabo. So urumva ko mbese turi abantu babanye. Kagame yampamagaye uyu munsi, Tekado urasize, unsize mu Rwanda nje nyine. Numva nyine byabimbwiye ndi mu cumba, ngira nk'utu emotion ndarira, nanirwa no kujya kumureba, namubwira ati ngwino ndebe mu rugo umbwira amakuru ukuntu byagenze, birananira. Sinongeye no kumuhamagara nawe yahise ajya mu bukwe. Ariko buri muntu hano ngiye kumuvuga namuvuga ukwiye. Didier, Peter, mbese bano bayobozi b'ikorari bashinze Rosine twabanaga, umushiki wanjye twabanye ubuzima bwose, ndamukunda arabizi. Sorry kagatambara. Nabuze ngo sindira, sinzi ukuntu bigenze. Ndibuka nigeze kugira igihe mva Kimisange tujya kubana na Rugama Natali i Gahanga. Rosine akora 6e muri secondaire. Sinzi amanyanga yabaye ku gigo cyabo, diplome z'abana bose biganaga zirabura. Ndibuka uwo munsi ndatinye kujya kumureba. Rosine ni mushiki wanjye twabanye, bya bindi ngo inkurikirane zirarwana. Sinigeze ndwana na Rosine n'umunsi n'umwe. Usibye ko na Michel arabizi twarabanye, ntago ndi umuntu wakundaga kurwana muri quartier. Niyo yabaga intambara narirukaga ngataha mu rugo kubera kwanga kurwana. Impamvu buza ngo mbashinze Rosine, kuko ndabizi Rosine arakomerewe cyane. Twabanye nibana, Rosine ari we umenyera buri kimwe cyose, kavuga ati gogo azajya gusengesho, nta mwenda afite, byose akaba ari ubimenye. Muzamurebe ntazumve ko dutandukanye, ngabure undi musaza we, ndabizi ko muri abantu beza, muzamundebere. Hari ukuntu ababyeyi bakura bagasa nkaho bashaje, papa hari ibintu bimwe atakicibuka atakimenya. Rosine ninjye bamenyera buri kimwe, akambwira ati nkeneye kujya gusukisha, nkeneye gukoresha inzara, ntiyibukaga ko afite papa. Ariko ndizera ko muzamureba, muzarebe Debora, muzarebe Ereza, abana tuzabashingire tubone barabaye abagore, kuko iryo shema ryacu. Rero ndabashimiye mwese, nshimiye papa, nshimiye mama nubwo atari hano, nshimiye Neneri yavuye muri Kenya aba iminsi yose mu rugo. Umuryango wacu turi abantu begeranye bakundana, ndabashimiye rwose. Nshimiye Nseko kubw'umwihariko. Nseko yasubiyeho mu kwa gatanu, twakoze ubukwe mu kwa 12 asubira mu kwa gatanu, ntiyaciyemo amezi 5 kubera kumva uruhuha uko gatese ari hariya wenyine. Araje ndibuka muri iyi process yo gushaka visa, yarabyukaga akajya kuri ambassade akajya gutukana ati ibintu byanjye kubera iki mutasubiza umugabo wanjye kesi imaze ukwezi hano. Umva bari bamaze kumumenya, yarasigaye ahagira bakahita bamuha email atarahagera, akamubwira ati interview yawe yari kwita, barigeze kuduha ibitaro itariki 18 kubera kujya gutukanayo by 19 bahita bayimura bayishira itariki 13, bahita bimura na interview yashira itariki 18. Ukuri ndagushimiye. Umuntu ajya muri uko ashimira umugore wiwe, ariko ko butwari wagaragaje, Imana iguhe umugisha mwiza. Nshimiye Bofrare ya Beni. Ndibuka umunsi wa mbere uyu nguyu yaza, kuko natinye kujya kumutega ku kibuga, umuntu mutaziranye wabigoye. Bwa mbere duhura ni musaza wiwe, ni bof wanjye, ntitwari tuziranye cyane. Akampamagara ati tugeze hano, wowe uri tayari ndahita nkubwira.
mbese yabaye mu muryango wacu iminsi yose. Papa ndagushimiye, afite ubukwe umwaka utaha, ndabasabye Healing muri hano, ba Peter nawe ni inshuti yabo cyane, muzagende mu bukwe muririmbire for free kuko umwe muri twebwe ni inshuti nziza, turagukunda twe n'umuryango, no ku bukwe tuzamushigikira uko dushoboye. Imana iguhe umugisha mwinshi. Nshimiye abahungu bitwa ngo ni Inkuba, turabana mu murimo, hari ukuntu babayeho bahuje. Urwo rukundo nirwo twagiraga, nirwo rwaturanze bano bahungu bose mubona bakuru. Icyifuzo cyanjye ni uko mwaguma gutyo mukaba abagabo. Uyu murimo kuba ngiye ndabizi hari imitego ya Satani izazamo ibabwira ati nta kindi muzongera gukora, ariko uwo ni Satani kuko umurimo nta gushingira ku muntu, umurimo ni uw'Imana. Mukomere, musenge cyane, Imana twese tuyisenze ndabizi ko bizagenda neza. Nshimiye Bihozagara yari ku rusengero, ntitwamenyanye kera, Bihozagara twamenye vuba ariko inshuti yanjye yo ku mutima mesi ntiyabaye. Iwe twasezeranye kuwa kane yaraje mu rugo mu gitondo, anzanira impano nziza. Kuwa gatanu Mercy yanzaniye Yokovu n'igitabo c'indirimbo na agenda ngo kwandikamo indirimbo. Mercy ni inshuti yanjye, nawe ndamukunda, byo ndazabireba. Rero Bihozagara Imana iguhe umugisha, iwe twaravukanye. Muzehe we niwe muntu wantwerereye wa mbere, nta muntu urantwerera. Ahamagara papa ati nigute utambwiye ubukwe kandi Kadogo ari umuhungu wanjye, niba mutwerereye imbere y'abantu bose. Rero mwene data nawe ndabizi ubukwe ni vuba, turi kumwe mwese nzabashigikira. Rero sinabona uko navuga, buri umwe wese Hadasa arabizi, iwe yansezeye mbere, nawe niyo mpamvu muri kubona ama emotion yiwe yashize kubera umubabaro. Naranditse ku rubuga, yamanyandikira inbox, yamambwira ati kanisa ndivuyemo, ati ndasezeye, ariko wari umubabaro, ahubwo ubu nibwo ugiye gutangira gukora umurimo w'Imana. Rero buri umwe uri hano wese ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Aho ngiye mwaramuvuga nkaho napfuye, ariko aho ngiye turi kumwe n'ukuri, kereka hazaba ikindi cyatuma ntaza muri konseri iyo ari yo yose. Hari n'ukuntu basigaye bigenza indirimbo wajya kuyisohora akaba harimo n'ijwi ryanjye, birashoboka. Ubu ibintu byaroroshe. Mama Miriam ndagushimiye. Mama Miriam ari ukuntu adufata neza, ukagira ngo uri umwana we yabyaye. Ni ukuri ni umubyeyi mwiza. Ndibuka repetition ya mbere twakoze, banze kuturepetera ku rusengero, twari twagize sorry uzabikuremo. Miriam yarose bana banye ndabagira gute, ni muze mu rugo muri salo ariho mugira urusengero murepete. Ndibuka indirimbo ya mbere niho twayigiye, numva ko ari umubyeyi mwiza wadufashije. Murahura ukabona kibondo nuko twese atwita. Rero Imana iguhe umugisha mwinshi. Nukuri ndi kubona abantu hose namureba nkabona nagira ico muvugaho, ariko nasokuru uriya ni sokuru wanje. Nawe turagushimiye cyane. Madamu twamenyaniye hano, ariko nawe tubona ni umuntu mwiza. Imana ibahe umugisha mwinshi, ndabakunda. Ibyishimo byanjye nuko naho nzaba nzajya numva ibintu bimeze neza, niko kwishima kwanjye kwa mbere gukomeye. Ejo nzababone, tuzajyane mu merekeze. Ikindi nibagiwe Mugisha, uriya Mugisha Didi muzamurebe. Nabashimiye cyane, babashize ku rubuga nijoro rwa Healing we na Muco, muzabarebe. Mugisha ni imfura. Hari ukuntu Mugisha yabivuze ejo bundi turi hano na twese famille, aravuga ngo hari ukuntu nyine ngiye nayo nimereye tutegeranye na ba petit frère cyane. Umuntu wari inshuti yanjye ari Rosinde twegeranye, ariko Mugisha twarabanye mbese kuva nakora ubukwe. Mugisha yabaga mu rugo, n'imfura mu bahungu b'imfura. Mugisha ni imfura.
na Muco bose muzabarebe n'abana beza mubatoze ubutumwa bwiza, kuko namwe ejo bundi muzansanga, nubwo ndi kureba gutya mwese muzansanga hariya, kandi ibyo byiringiro ndabigira mu mutima ko tuzabonana. Rero Imana ibahe umugisha abantu bitanze kugeza amasaha muntegereje, natinze kuza kubera shuguri ziri mu mujyi umwe twabisizeyo, ariko Imana ibahe umugisha mwese, ndabakunda, murakoze. Si uko njye nshoboye kuvuga ko biragoye, abandi hari abo bananiwe. Ndabashimiye ko mwitanze mukaza gusezera Nseko na Kadogo. Iki ni ikigaragaza ko muri inshuti nziza, mwabanye nawe neza, turabibashimiye, mbese mbashimiye umwanya wabo. Ndavuga ku ruhande wenda rw'abakobwa muri korali, ngire ngo nta muntu Kadogo atarebye igitsure ati ibyo bintu uri kuririmba ni ibiki, kandi tukikosora. Icyo ni ikintu tumushimiraho ku giti cyanjye. Ikindi ndabashimira mu rugo iwabo, bakomeje kubivuga. Umuntu utazi Nseko hano hanze ni uko nyine bagiye, ariko ugeze iwiwe wamumenya. Ni umuntu sinzi kabisa, ntabwo byoroshye kubivuga, ariko ni umuntu mwiza. Handi Nseko hari ukuntu umugore w'urugo ategurira abantu mu rugo akateka nyine ngo muze murya, ariko Nseko yaraza akababaza ngo niki mushaka kurya. Ni ibintu birenze cyane. Ndamushimiye, biragoye pe. Ikintu njye nabifuriza, bazahirwe mu buzima bagiye gutangira nyine bari kumwe babana. Ikindi wenda navuga nka korali, Kadogo yari amaboko yacu, ariko nyine ntabwo ntitubabaye kuko tumutakaje, ahubwo amaboko yacu ni nkaho yagutse, kubera ko azakomeza twunganira ibyo tuzajya dukora byose, cyane ko yitanze ko azajya haboneka. Rero ndabashimiye ku bwitange yagize. Ntabwo maze igihe kinini muri Healing, ndumva amazemo nk'imyaka 3, ariko yambaniye neza, ntabwo yancaga ngo ntansuhuze. Ndumva ari ibyo. Murakoze. Uwiringira uyanaza urukundo rw'Imana yacu gasakaje wiringira we uwiringira oya naza korwa n'isoni urukundo Imana yacu gasakaje wiringira we uwiringira oya naza korwa n'isoni urukundo rw'Imana yacu gasakaje imitima yacu. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Turishimye kandi turanezerewe kuri uyu munsi. Biragoye gusezera umuntu mwabanye mu bwana bwanyu bwose, mukabana igihe kinini, mugakorana umurimo w'Imana, bikarenga izo ngizo. Hari igihe abantu baba inshuti bikarenga n'ubushuti. Levo twari tubanye na Kadogo ndetse n'aba bene data bose, twari tugeze kuri levo irenze ubushuti yo kubana mu kuri, aho ndashobora gutinya kubwira Didier ngo muzehe wawe Bisisi yakoze irikosa, none turarikosora gute? Murumva iyo levo y'ubushuti.
kugera kuri iyo level rero ubana n'uwo muntu biba bigoye kuza kumusezera kuvuga ngo agende. Amen. Ariko iyi ndirimbo iravuze ngo umuntu wiringira Imana ngo ntazakorwa n'isoni, ngo kuko urukundo rw'Imana rwasakajwe mu mitima yacu. Amen. Rero mu by'ukuri nubwo turababaye pe, enda reka mvuge nje sinongera no kuvuga. Kadogo mwese muramuzi hano, ariko hano hari inshuti ze zitandukanye. Hari abo bamenyanye kubera ishuri, hari abo bamenyanye kubera umurimo w'ivugabutumwa yakoraga, hari ababyeyi be bamubyaye, hari abavandimwe bavukana mu mubiri. Umuntu amuzi mu buryo butandukanye, ariko Kadogo ndashaka kumuvuga mu rwego rwa healing. Kadogo yari ubusobanuro bwa healing, kuko Kadogo kuva healing yabaho ni inshuro imwe yagiye aja kuri, bagiye Kasayi, nibwo yagiye amara igihe kinini atari mu murimo. Ariko ikindi gihe cyose Kadogo yabaga ari ku murimo. Mu by'ukuri ni imbaraga tubuze, ariko nanone ni izindi mbaraga twungutse. Amen. Rero ndashaka ko abantu tugiye kuganira muri uyu mwanya tugira ibyiringiro, siko tugira ibyiringiro, kuko Kadogo twamaze kuvugana, nta konseri n'imwe tuzakora Kadogo ataraha. Tunamukomera amashyi rwose. Icyo kintu yambwiye ko konseri yose tuzoza dutegura azozaza, siko icyo kintu ni ikikwereka ko kwanza umuntu ugiye umurimo umuri ku mutima. Mu by'ukuri ndashimira Kadogo, igihe cyose twabanye na Kadogo yambereye urugero rwiza. Hari igihe ubana n'umuntu, njye na Kadogo ntabwo twigeze turwanira mikrofone habe n'umunsi n'umwe, kandi hari igihe bibaho ko abaririmbyi bagirana amakimbirane kubera icyo kintu, ariko njye na Kadogo twarushijeho gukundana kubera icyo kintu. Rimwe na rimwe abagenzi bacu nibo bakunda kuduserereza, ngo twigeze kuvugana umunsi umwe turavuga ngo tuzambara ikejo mu materaniro. Nono Ebenezeri n'ukunda kuvuga iyo story, akavuga ngo ese Peter na Kadogo ngo ntibagikora inama z'amahuzu bazambara mu materaniro. Ni ikigaragaza ubushuti abantu baba bafitanye, sibyo? Ndamushimira cyane. Kadogo yatangiye kuririmba mbere yanjye, ndaza turakomeza turaririmbana, akomeza kumbera umuntu mwiza, amba hafi. Hari ukuntu umuntu aba kurusha kuririmba agashaka nko kukwegezayo, ariko Kadogo suko icyo kintu ntigeze agikora. Yakomeje kunyegera akambwira ati kora iki kintu, kora akagutera courage ukagera aho ngaho kumva koko iki kintu uragishoboye. Kadogo ndagushimiye. Ubuzima nabayemo na Kadogo ni bwinshi, sinabuvuga akakanya ngo murangize, ariko ndabizi namwe nabanye nawe ubuzima bwinshi. Kadogo njye akakanya Kadogo sinomusaba ngo nugenda ngo uzagire gutya na gutya, kuko nzi level agezeho mu gukunda umurimo. Sinshobora kumubwira ati papa nugenda iriya ngo uzagende ukomeze ku murimo ugire gute. Hari umuvuga ubutumwa wavuze ngo iyo umuntu yamenye Yesu ngo ntiyobasha kurekura uwo Yesu. Uwabashije kumusogongera wese ntashobora kumurekura. Amen. Ndashimira n'umufasha we. Seko twabanye igihe gitoya, ariko tukibanamo mu byishimo, tukibanamo mu rukundo n'umunezero. Seko ni umuntu ugira urukundo, ni umuntu usura ukamutegeka ukamubwira ngo ndashaka kurya iki, ndashaka iki. Uwo muntu abagandutse. Seko yaje muri twe araganduka, arabohoka, abumwe muri twe nk'umuntu twakuranye, yisanisha n'imibereho yacu kandi tutarakuranye. Rero turagushimiye cyane, kandi tunagushimira ko wagize ubutwari kazi
mukaba Imana ibashoboje mukaba mugiye kubana na Byiringiro Eric. Imana ishimwe. Rero ntarondogoye twateranye n'abantu benshi kandi benshi barifuza gushima kuri uyu munsi. Turi kumwe na Kingdom, turi kumwe na Healing Worship Ministry, turi kumwe n'inshuti ziwe zitandukanye, ndetse turi kumwe n'ababyeyi be, turi kumwe n'abavandimwe be, n'abashenge bose turi kumwe n'abanyamuryango bacu nabo bifuza kugira icyo bavuga. Uyu mwanya sinavuga wenda ngo duhere kuri bakanaka cyangwa bakanaka. Yemwe Bwana asifiwe. Amen. Turataramye. Ejo amarira yanje ejo nayarize ejo. Je nazanwe no gutarama gusa. Nta kindi canzanye. Nimara nzaherekeze nyene data. Kadogo tugize ngo tumuvuge bwakwira bugaca kwezi kukarangira umwaka ugashira. Ariko dushimye Imana mbere na mbere yuko tuje gusezera Kadogo. Abantu bagiye babona amaviza bakama dukwepa, tukazabona gusa bageze nko ku bibuga za Ottawa cyangwa bageze Chicago. Twase uyu muntu twabanaga none ntiyadusezeye, ariko Kadogo ndamushimiye cyane yuko adusezeye muri uyu murimo. Amen. Kadogo yari umuntu mwiza, yari umuntu mwiza, atari bya bindi abantu bazavuga abandi. N'umuntu mwiza ntabwo yari Ikinyarwanda cyaratonane. Kadogo ni umuntu mwiza, ni umuntu mwiza. Je nari mvuze muri ibi bihe tubanye yatubereye umuntu mwiza birenze. Kadogo ejo naricaye, ejo narasenze, maze gusenga ngira ishavu ryiwe ndira nk'isaha n'igice ndi mu wiwe. Rosina sharangese urabyutse ko mbona umeze nabi, kazamva ati nta masinezite hanyishe kugira ngo namwereka yuko hari ikintu cyabaye. Ejo natekereje kuri Kadogo, numva nyine sinzi ukuntu mbaye bitewe n'ubuzima twabanyemo. Hari abantu mubana mukabana mu rusengero ariko mutabana mu buzima busanzwe. Ariko Kadogo amasaha 24 twazaga dutandukana bene ahangaha yo kuryama, buri wese yasinziriye ku giti cye, ariko andi yose mu ikanisa no hanze twarabanye. Kadogo ndamuvuga ibintu bigeze nko kuri 4. Kadogo akunda umurimo. Ndeke gukomeza kuvuga ibintu bya pase cyane. Kadogo akunda umurimo. Kadogo narebye hari umunsi za 2016 harigezayo nigeze kumushaka. Ujye byibuka 2016 iramushaka ngo imutware ajye kuririmba muri Azafu. Kandi ico gihe hari ubuzima bugoye pe, yaba muri famiye yiwe, yaba natwe, yaba niki. Bazajya bamuhemba 400. Sinibuka umushahara bari bamubwiye, ariko nyine wari umushahara ku buryo umuntu wari wese atokwanga. Mwiza pe. Kadogo ico gihe arabalansinga, aravuga ati hagati ya Healing n'iyi saleri bari kumpereza ni ikihe kintu nakurikira. Ico gihe yirengagiza izo nyungu. Twagiraga ibiraka by'amakwe. Kadogo nawe agira abantu bagiye bamuhamagara ku ruhande rwiwe, bakamubwira ati Kado uze Healing twari kuyatruasa, uze tuguhereze desa uturirimbire mu bukwe. Kadogo akaba ati nimba ntari bujane na bene data, ico kiraka mukinyime mucime ni korari. Izo ni inyungu ndi kuvuga z'ibintu bifatika abantu benshi byarabananiye. Hari umuririmbyi umwe nigeze kumuhamagara, dufitanye rendezvous yo kuririmba mu bukwe. Oya twari kuririmba muri sorti, ariko wa gatanu arambwira ati man bwira abo bantu, cyari igiterane cy'iminsi 3, bwira abo bantu ba postponinge
tuzaririmbe kuwa gatandatu, kuwa gatanu simari. Turabatereta baraposiponinga, bamaze guposiponinga igiterane cyabo badushira kuwa gatandatu, twari turi kuwa gatanu. Dutaramye nijoro nka saa 7 z'ijoro anyandikira message ngo yewe ngo sinkibonetse none mwihangane. Ico gendaze ibi bintu Kadogo yari kubikora, nsanga atari kubikora. Ndabati none se ku muntu basi unavuze gutyo kundi kumwitegereza nkabona ntani kintu arakora hano, ni gute kera atangiye gukomera. Ariko nsanga hari ibintu umuntu agereza priorite mu buzima bwiwe. Kadogo yahereje priorite uyu murimo pe, arawitangira. Kadogo yanze kujya kwiga muri interna. Kadogo imodoka yamujanye muri interna niyo yongera mutahana. Urumva nta yindi mpamvu. Kadogo yari impamvu yo kugira ngo no murimo atawusiga ngo uhungabane. Arabuze bariganye pe. Kadogo yakoze n'ibintu, yashwanye n'ababyeyi, ibyo byo sitwabivuga ngo turangize. Yashwanye n'inshuti n'abavandimwe, ava mu bintu byinshi byari bimufitiye akamaro kubera uyu murimo. No kuri Kadogo ndamushimiye cyane, Imana iguhereza umugisha. Ejo ndi muri ako gahinda kenshi naricaye ndavata, ariko uko twikunda nsanga abantu turikunda. Ndabaye suko Kadogo ni ikihe kintu atakoze muri twebwe, ni redeni Kadogo adusigayemo twovuga ngo agiye atarirangije. Nsanga ntari, ndarishaka ndaribura. Kuva naza muri healing, Kadogo ntarasiba sorti ya healing atagiye muri bene ikihe kintu se, nko kuvuga ngo wenda habaye nk'ikibazo muri famiye yabo. Hari ukuntu abantu tuza tugira ibihe by'ubunebwe, twe twigeze kugira ibihe by'ubunebwe tukama tumara nk'amezi 2 tutaja kurepeta, amaze Kadogo akababara. Twe na bapita tukagenda tukaba ahantu, icyo gihe wenda kwa kundi uba wumva utishimye, ariko Kadogo nawe ntiyari yishimye, ariko aturusha ubutwari icyo gihe. Tukama tugenda tukaryama mu nzu ya Kagame Kabeza ara kuri chapeli, bakarepeta. Bava muri repetition tukazaga gukura Kadogo ngo tubanze tumuramutse dutere igipindi. Yatugeramo akatugeramo ababaye, akatubwira ati Imana ibi ni ibiki muzamukora ko muraryama hano turi kurepeta. Mbese Kadogo nta munsi yigeze yanga gukora ikintu kijyanye na healing icari cyo cyose. Nta munsi twigeze dutelefona Kadogo twahangayitse. Ari ukuntu mama mufite umuririmbyi akama bigiraho ukuntu mukazaza mumubona mwahangayitse. Nta munsi twahangayitse ku bwa Kadogo. Ikindi kintu, Kadogo yagiraga urukundo. Ibyo nibyo narindi kuvuga, byo abyira urukundo muri we. Ndabahuza na Nseko. Umunsi umwe Nseko yigeze kumpamagara nka 5:30 ndi mu rugo ndyamye, imvura iri kugwa. Arambwira ngo Didi iri joro rarara hanga mu wanje. Ndambwira ati data nta modoka afite ngo arayintiza. None urabonye ngo nsohoke muri iyi mvura mfate moto nzi Kanombe mvuye Kaciro, ari nijoro 5 z'ijoro. Arambwira ngo none se taxi voiture yaho ngaho nangahe ikuzane urara. Biriya bienvenue yari kuvuga. Ico gihe ndatangara, ndabaze uko umuntu nyine azashaka umuntu yifusha. Ari urumva iyo mwicaye muri urubyiruko gutya twabanaga turi abajene, hari igishushanyo ufite cy'umugore ukeneye. Twe tuba mu buzima buri social, ubuzima nyine bwo kwisanzura. Rero umugore twifuza ni ishusho y'uyu ya Nseko pe, agira urukundo narabona. Twajaga kuri ariwe twaba benshi, akamararana na Rosine na Muco na Kadogo ku gitanda kimwe. Hari umugore umwe nigeze kurunguruka mu cyumba cye gutya,
narungurutsemo kwa kundi uca muri koridori ndungurukamo nta n'urimo nta muntu urimo ijisho se hari igihe uza uriyobora rikanga reka ngo oyaye sindeba aho ngaho. nuko noneho mare kandi kwari ukureba gutya gusa bisanzwe yamantukira nkiriye arambwira se shaka urareba iki kandi ngo yari umuntu wo muri famille biri proche none ndeba Nseko ukuntu Nseko tuza tuba benshi mu wiwe akamabwira Rosine akabwira na Muco akabwira ateme muze turarane mfite igitanda kinini na Kadogo muze turarane none badidiye babashitsi babona ukuntu baryama neza bisanzuye. Ico kintu carantangaje mu mateka. Nseko ari ijoro rimwe nigeze kubwira Kadogo ndamubwira ati shashado abagabo b'imfura iyo baraye mu nzu imwe umugore azaje kurarana n'abana cyane abakuru. None iri joro Nseko agenda ararane na ba Rosine je nawe turararana ku gitanda kimwe. Tubibwira Nseko aravyemera aba ari nje ugira isoni ariko nari namashije na Kadogo aramasha. Bwana sifiwe. Turacari mu murongo wo gusezera sindatandukira. Haleluya. Nuko rero nukuri tuvuze urukundo rw'ifamiye je sino ruvuga ngo ndurangize. N'abantu nyine Imana hari igizihuza abantu bameze kimwe pe. Urwego Kadogo akundamo abantu. Kadogo tuza tumuserereza twamubwira atewe iyo usohotse hanze ifaranga zawe zibizawe ariko iyo twinjiye mu gipangu cawe bagihuriyeho n'undi muhungu biganyara ngo ni Robeske. Kadogo uza winjira mu nzu yiwe akama kubwira atewe ukeneye umwatse n'ibihumbi 500 wicaye muri saro yiwe Kadogo yobiguha ariko ganti dusohoke. Ariko Kadogo sishishe ni umuntu mwiza nyine ndiho ndakubwira ni umuntu Nseko ukuntu yatwakiriye akiba umugeni n'iri joro twaharaye na ba Peter niko kuntu yatwakiriye azaza niwe muntu wo mu diaspora ujya umara igihe kinini ahangaha ubushize yamaze nk'amezi 5 ariko ntitwamaraga icumweru tutahageze ariko ubwuzu yatwakiranye umunsi wa mbere nibwo n'uyu munsi wa none akitwakirana. Rero nukuri nta kindi nabasabira Imana izabahereze famille nziza abana beza b'abahungu abana beza b'abakobwa bayubaha kandi bayumvira. Kadogo yakoze ibintu byiwe hano byose nta deni rya Rouange na adoration afite azodusugiramo nk'ikintu cirungu mu materaniro. Sinzi ko ari umuntu uzonge nta muntu wigeze umpereza ibyishimo mu materaniro nka Kadogo mwisi. Biragoye ko nzongera kubona umuntu uduhereza ibyishimo nk'ibyo Kadogo ajya duhereza. Kadogo ni umuntu udakunda agatuti kajereye. Twayaga tujya ahantu tukama tumuvangira tukamubwira atewe kore iyi ndirimbo ni akaba ati ahantu igitaramo kigeze iyo ndirimbo yireke. Rero nukuri twavuga byinshi Kadogo azahirwe nico twomusabira azahirwe yari yagiye kandi turi kumwe kuri Amerika sinzi nimba amaze kwasuzugura sinkibimenye ndimukubona abantu bagenda bakamagaruka muri uwo mwaka Kadogo azazaza azobura itikeze iriyaga ni mwifaranga ndamuhereza recommandation yaje ku giti canje iyo umurimo yo arazizi azoza telefone ari muri kampani n'ibipfu vyiwe nimara mu marirungu nimba azakora amasaha 8 azoza ngenera isaha imwe naje yimpembe kuko zo mu marirungu igihe cyose akeneye. None Kadogo Imana imuhereze umugisha asante. Mana we mana we mana 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 we mana we mana 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 we oh yo 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 yo
munsi ngira amarira makeya sinzi ukuntu byagenze uno munsi ariko ndaza kwihangana wenda nza kuvuga Imana yaza kumushoboza turashima Imana kubw'uyu munsi bakuza gusezera Kadogo Imana yagize neza kuba yatanze uburyo n'umwanya wo kugira ngo tuhaboneke twebwe twese yaba inshuti yiwe nabo dukorana umurimo w'Imana Imana ibaho umugisha kuvuga Kadogo biragoye kandi biranashoboka ariko ikintu nari nziho Kadogo ca mbere ko nza muri healing abantu bazabaza nyine bakuruwe n'abandi bagenzi banjye bankuriye twabanaga muri ikigo arambwira ati ngwino tubane mu murimo ko nje nta buzima nzi tabaga muri korari kuva natangira secondaire nabaga ndi mu makorari amwe agashira andakaza gutyo ikintu kigezemo ni za ministeri ariko bene data baza banserereza bazavuga nk'indirimbo ya kera yayuza nkaho gasenga iyo ndirimbo ni yahe kavuga ati iyo ndirimbo ni yayuza kandi n'umuntu wahiteye n'uyunguye ariko ngeze muri healing hari ahantu ujya ugera ukumva nyine utibutse nk'ahantu hawe urashitse kabisa wakuzuzwa kumva nyine umuntu ukwegereye yakuzuzwa kumva nyine afite network azimwe harandi uza wuzuzwa wageraho kumva umwe afite network ya Tigo undi ya MTN undi santi zihuye harandi uzugera nyine kumva sahawe ariko ikintu ca mbere canejeje nuko nahagira umugisha cyane rero ntatinze Kadogo ntabwo twavuganye cyane bitewe nuko byaye byananiye pe nejo ubundi nari ndi mu rugo madame arambwiye ati wabaye nabi bagatiye none sinzi ikintu cambayeho ariko ejo twaravuganye Peter bivuze ntabwo tugiye kubwira Kadogo naje kuba umugabo kuko ico agomba gukora arakizi kuva ku cambere kugeza ku canyuma ntabwo turi buvuga ibintu byinshi ikindi ndashimira Seko n'umwana mwiza arakantu tuziranye akunda kumpamagara ngo Zelle ni account yo muri Amerika bazohereza ifaranga iyo wagira umuntu akureba kuri nani tuyivuzeho zotinda ariko ni account bazohereza amafaranga iri hakurya none kongiye wenda hari igihe rimwe na rimwe abantu bafite abantu hiriya hanze iyo ndashobora kuri $100 kandi iyo umuntu akoresha $100 hazarenga amafaranga make $100 garanti zivunja ibihumbi 100 kose n'umuvunjo se murabonaniwe ati wananiwe kuri ico giceri aza yamba nkuko umuvunjo uko bavunjije uyu munsi niko amafaranga azayamba bana sifiwe rero ni umuntu akundaga abantu cyane kandi nawe ni imbuto nziza rero muzukuri ntarondogoye najya kuvuga ibintu byinshi bikantera emotion menshi ariko Kadogo turi kumwe no kuri Imana ishimwe gucira inzira pe nageze mu rugo ejo bundi ari mu buryo bwo kumusezera nsanga ntaho hari ariko ndashima Imana yuko nukuri kino kintu kibaye kandi duhumurike ibintu birashaka kandi nibihoraho nejo bundi ndazagenda umurimo n'uw'Imana ico ejo bundi hari inzozi narose sinzi umuntu nazibwiye inzozi nziza umuntu anyereka ibintu arazambwiye ati numva umutima wanje urakeye ariko Imana ishimwe n'ukuri yuko dukoreye umurimo mwiza Kadogo kagiye kujana n'umugore we bakabana karamata kaza kudusura nyine nk'umuntu uje kudusura atari umuntu wari buri munsi rero ntavuze amagambo menshi Kadogo ndagushimiye umwana wa data Imana iguhe umugisha Kadogo yakoze ibintu byiza mu gihe ce ikintu twaye duhuriyeho turayiza ministeri yose turaziranye hano twanga umuntu ugera ugatuta akajeresa Kadogo yagiraho gatuti tiyakaze kundi umuntu usheganya undi tube muri network imwe tujana ikintu kimwe tugishore kirangire dutahe kandi gitanga amaherekezo mazima rero ico kintu twaye tugihujeho cyane yakazana nkavuga ati niwo muntu ukunda akompanyema muri korari n'abandi kandi yakaza upfa kuyama akompanyema kama nkuru rero navuga ngo yari namba yaje bona sifiwe nubwo ntazi kuririmba ariko mu bindi naje hari ibindi nzi
hari ibindi nshoboye rero Imana iguha umugisha Kado twabanye neza kandi tuzakomeza tuvugane aho ugiye ni heza kandi Imana Mungu wa majeshi, wewe umetukuka, dunia yote nzima zaidi ya ufalme wote. Makerubi na maserafi wanaimba kila siku wakisema mutakatifu, 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 Mungu wa majeshi, wewe umetukuka, dunia yote zaidi ya ufalme, Mungu wa majeshi, wewe umetukuka, dunia yote nzima zaidi ya ufalme, makerubi na maserafi wanaimba we wakisema mtakatifu, 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 makerubi wanaimba wakisema mtakatifu, 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 makerubi na maserafi wanaimba wakisema mutakatifu, 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 mtakatifu, mutakatifu, mtakatifu, mutakatifu, mtakatifu, mutakatifu, mtakatifu, mutakatifu, mutakatifu. Amen. Amen. Tugiye kuririmba indirimbo zibiri niturangiza abantu muri Kingdom abaririmbyi baje. Okay. Muri izo ndirimbo zibiri nituzirangiza turaririmba n'indi ndirimbo na Kadogo. Siko kwiza? Turimbe sinzitesha umunezero. Prince ari
sinzitesha umunezero sinzitesha umunezero wo mu nzu yawe sinzapfusha ubusibihewe oya we oya njyewe sinzatuza sinzitesha umunezero wo mu nzu yawe oya we oya njyewe sinzatuza sinzitesha umunezero sinzapfusha ubusibihewe oya we oya njyewe sinzatuza 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 haleluya oya we oya njyewe sinzatuza oya we oya njyewe sinzatuza zakomeza ngendere ndirimbire kandi we kandi nani zakomeza ndirimbire we kandi we kandi nani haleluya zakomeza ndirimbire we kandi we kandi nani kiriho kandi we kandi we haleluya kandi we haleluya kandi we kandi we haleluya zakomeza ndirimbire we kandi we naco naburiye mu nzu yawe naco naburiye mu mahema yawe haleluya naco naburiye mu nzu yawe mu nzu yawe naco naburiye mu nzu yawe mu mahema yawe mu nzu yawe mu mahema yawe jandutiye haleluya jandutiye